kiganiro cyacu verses of the day katuganire ijambo riri muri Luka igice cya 9 n'umurongo wa 54 55. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka cya 9 umurongo wa 54 55. Aravuga ngo abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari we, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza. Nuko baja mu kindi kirorero. Uwo ni Yesu wavuganye n'abigishwa be. Reka tuganire iri jambo mu minota mikeya kuko umwuka wera ari bubiduhe. Dusomye hano ijambo Kristo Yesu yaganiriye cyangwa se yavuganye n'abigishwa be ubwo yabatumaga kuza kumuteguriza aho bari buze kuganirira cyangwa se kuvuga ubutumwa. Hanyuma abigishwa baragenda. Bahageze abantu ntibabakira muri uwo mudugudu, banga kubakira, banga kubacumbikira. Abigishwa be babwira Yesu kubera ikintu gisa n'ishaka y'umurimo w'Imana. Baramubwira ngo reka dusabe umuriro umanuka ubatwike, kakurya Eliya yabikoze, yasabye umuriro ukamanuka Imana ikagaragara ku musozi Karumeli. None natwe dusabe Imana imanura umuriro ibatwike, aba banze kwakira Yesu ibatwike. Abo bantu bari basa n'abashigikiye Yesu mu murimo w'ivugabutumwa, bari basa n'abafite ishaka ry'Imana mu gushigikira igitekerezo Yesu yari yababwiye cyo kuja kubwira abantu ubutumwa. Ariko iryo shaka ryabo tubona Yesu atarishigikiye. Harimo isomo natwe muri iki gihe, kuko hari igihe tugira ishaka ry'Imana cyangwa se akabwo tugira ibyitwa nk'ishaka, nyamara atari ishaka riva ku Mana ahubwo ari imitekerereze ya kamere muntu. Baramubwira ngo Bwana sifiwe. Baramubwira ngo reka dusenge, reka tuvuge umuriro umanuke ubatwike bashe. Umuriro batwike bashe kuko batumva Imana, badakene kwakira Kristo Yesu. Yesu arabahindukirana arababwira ngo mwebwe ntimuzi umwuka mwahawe. Kuko iyo muje kumenya umwuka ubarimo ntimwari gusaba Imana cyangwa se ntimwari gusaba Yesu kwica abantu, kuko sicyo cyamuzanye. Icyamuzanye yaje mu isi kugira ngo akize abanyabyaha, yaje kurimbura abanyabyaha, yaje gukiza abari mu isi. Ariko ibo ntibari baramenye icyazanye Yesu, abo bantu ntibatahuye umugambi w'Imana cyangwa se umugambi wa Yesu ku bantu, ntibawusobanuke mu buryo bwagutse. Ari nacyo cyatumye bamubwira gutyo, reka tubice tubasengere. Hari igihe n'ubu mu masengesho yacu cyangwa mu mikorere yacu abizera tuba tugira bene iyo mitekerereze ya kamere, tukibwira ko ari ibiva ku Mana. Kandi aba bantu babibwiye Yesu ntabwo ari abapagani babimubwiye. Tubonamo intumwa ze kandi zisa n'inkingi y'abavuga butumwa cyangwa se referanse y'abantu twireferaho muri Bibiliya, aribo Yakobo na Yohana. Yohana yanditse ibitabo byinshi cyangwa se ibitabo 5, izandiko ze 3 n'ubutumwa bwiza n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ni umugabo ukomeye wakoze imirimo yakoreshwe n'Imana. Yakobo the same waje gukoresha ibitangaza, umwuka wera amaze kubamanukira. So abo ni abantu bari kumwe na Yesu kandi bafashe. Ariko tubona barageze iyo mitekerereze ya muntu yo kwibwira gutyo. N'ubu nyine natwe turashobora kuba twarakijijwe, turashobora kuba twarakiriye Yesu, turashobora kuba dukoreshwa n'Imana, ariko hari imikorere n'imitekerereze ya muntu igenda tugaragaraho ya kamere muntu. Kuko tutaracungurwa, imibiri yacu itaracungurwa, twagizwe basha mu buryo bw'umwuka. Ariko uyu mubiri wacu cyangwa se amaso yacu n'amatwi yacu tari kure y'ibyo tureba, kandi ibyo tureba rimwe na rimwe biza bidukurura bigashaka kudukoresha ibinyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ari naho Bibiliya ivuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, nuko muhindurwe rwose. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, muhinduke rwose mufite imitima misha
biriya icyongereza zivuga ni renewing of the mind, muhindura imitekerereze. Abo yabwiraga kutishushanya n'abiki gihe ni abakristo bari muri Kristo babaye ibyaremwe bisha nabera imbere y'Imana, ariko kubera ko bakicambaye umubiri barashobora kugira imitekerereze inyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. So nubu Bwana Yesu asifiwe. Nubu hari igihe tuba dusenga gutyo, tugasenga ngo Imana dukiza abanzi bacu, kubera ko wanga umuntu cyangwa se utamwishimiye muri wowe ukaba umusabira ngo Imana imubwirire gutya. Hari n'abaza baje mu masengesho yo gusengera abandi ngo Imana ibice, ariko Bibiliya tubwira ngo mukunda abanzi banyu, musabire abarenganya, ababavuma mu basabire umugisha. Icyo ni igikorwa kiremereye mu mitekerereze y'umuntu. Icyo ni igikorwa kigoye muri kamere muntu. Habe nanje ubivuga gutya sindabikora kuko ijambo ribivuga, ariko dushobozwa byose na Kristo. Kandi ndamaranira gukora ibyiza, simparanira gukora ibibi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko niko ijambo riza buri gihe riza guhindura imitekerereze yacu kugira ngo turusheho gusa n'icyo twagize cyo mu buryo bw'umwuka. Ubundi ku umukristo suko atokora icyaha cyangwa atagira icyaha, kandi agakiza ntigafashwe nuko tudacumura, kandi agakiza ntitwagahawe kubera kuko tudacumura, nta n'uwagatsindiye kugira ngo agahabwe, twagahawe n'Imana kandi gafashwe no kugira neza kw'Imana. Ko Paul yandikiye Timote gwiradukiza, yandikiye Tito gwiradukiza itabitewe n'imirimo myiza, ahubwo bitewe no kugira neza kwayo. Ntiyabitewe n'imirimo myiza yacu, yabitewe no kugira neza kwayo. So agakiza ni impano y'Imana twahawe, ariko ubuzima busha cyangwa se guhindurwa, ijambo riza ritubwira buri gihe ngo duhinduke cyangwa se twirinde cyangwa twitandukanye n'ibyo n'ibidakwiye abo turibo. Twagizwa abera ku bwa Yesu, si kubw'imirimo. Nyamara turahamagarirwa gukora ibisa n'abo turibo. Bwana Yesu asifiwe. So hari abakristo bagisabe, turacyasenga ugasanga abo mudahuje cyangwa se abanzi bawe cyangwa se ukaba utobifuriza ibyiza, ukaba utonabasengera ibyiza. Akenshi turi mu masengesho yo gusaba Imana itugirire neza, tukahaguruka gushima ibyo Imana yadukoreye, nyamara sinzi ko umuntu yofata amasengesho kugira ngo asabire umugome cyangwa se asabire uwamugiriye nabi cyangwa se asabire umuntu batavuga rumwe. Yesu aravuga ati nimusura ababasura, mukagirira neza ababagirira neza. Ibyo ngo habe n'abapagani, habe n'abakoresha bikoro, ibyo nabo bazabikora. Nta muntu utazugira neza umuntu umugirira neza, nta muntu utosura umuntu umusura, nta muntu utokwitura umuntu wamugiriye neza. Ibyo bizabzoroha muri kamere muntu, habe n'abapagani bazabibashishwe izo. Ariko igikorwa kirenze ni ukurenga imbibi cyangwa se kirenga imbibi z'imitekerereze muntu ya muntu, ni ukugirira neza abakwifuriza ibibi, ni ukugirira neza abakwituye ibibi kandi wowe warabagiriye neza, ni ukugirira neza abaza bakuvuga nabi, ni ukuvuga neza bakuvuze nabi, ni ukugirira neza umuntu kwanga. Iryo ni isomo rikomeye, ariko Imana iratubwira ngo tugirire neza abatugirira nabi. Kubera imitekerereze ya muntu, aba intumwa zasabye Yesu ko abatwika basaba umuriro, ariko Yesu arababwira ngo umwuka mwahawe si umwuka wo kwica abantu, ari we Yesu waje mu isi. Kristo ngo ntiyaje kwica abantu, ahubwo yaje gukiza abantu. Yesu ntabwo yaje kwica abanyabyaha, ahubwo yaje gukiza abanyabyaha. Ari nayo mpamvu aduhatira natwe kubagirira neza, ari nayo mpamvu aduhatira kugirira neza hagati yacu muri twe. Kristo ntiyaje kwica abanyabyaha, ahubwo yaje kugira ngo abanyabyaha abahindura abakiranutsi, kugira ngo abanyabyaha abahindura abera, kugira ngo abari mu rupfu abahe ubugingo. Icyo nicyo cyazanye Yesu. Kandi iyo tumwakiriye, ibyo tuzakira automatikema rimwe muri we. Iyo twakiriye Kristo, tuba twakiriye impano yo gukiranuka, tukitwa abakiranutsi ku bwa Yesu. Ubundi hari abakiranutsi akabona abanyabyaha. Iyo utari umukiranutsi uba uri umunyabyaha, kandi abanyabyaha ni abadafite Kristo.
abafite Kristo si abanyabyaha, ni abakiranutsi, ni abera bejejwe muri Kristo Yesu, bafite ubugingo. So gukizwa si ibyo dukora biduhesha agakiza, ahubwo ni ukwakira ubuzima busha cyangwa se ubugingo bw'iteka. Tukakira ubugingo bw'iteka, ni nacyo gituma nyine bwitwa ubugingo bw'iteka. Hari n'abantu bazashidikanya agakiza k'iteka bakavuga ngo umuntu ashobora gutakaza agakiza cyangwa ashobora kuva mu gakiza. Iyo ni deba ndende cyangwa se sije ndende tuvuga ubu nyine, iyo twara iminsi myinshi tuzakomeza kuyivuga ubutaha. Ariko icyo mvuga kimwe kiri aho ni uko duhabwa ubugingo, kandi ubugingo duhabwa si ubugingo bw'igice, ni ubw'iteka. Bubaye ubw'igice cyangwa bubaye ubw'akanya gato, ubwo ntibwo bari ubugingo bw'iteka nyine. Ariko igituma bwita ubw'iteka ni ubugingo bw'ubumana buhesha abari mu isi kubaho kw'iteka. So bubaye ubw'igice ntabwo buba butandukaniye n'ubwo nsanganywe. So Yesu yaje kuduha ubugingo bw'iteka, yaje kugira ngo abanyabyaha abakure mu rupfu, abaho ubugingo bw'iteka. Aravuga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5:24 ngo unyizera ngo abamaze kuva mu rupfu ari mu bugingo. Iyo twakiriye Kristo tuba twarakuwe mu rupfu tukaja mu bugingo. So umwuka twahawe ni umwuka wo kugira neza, habe n'imibereho cyangwa ingeso nziza cyangwa kwirinda. Titwirinda kugira ngo tubone agakiza, titunirinda kugira ngo kadatibuka, ahubwo twirinda kubera abo turibo. Yes, kubera ko turi abera dusabwa kubaho nk'abera. Kubera kuko turi abakiranutsi tubwirwa kubaho nk'abakiranutsi. Kubera kuko twababariwe byinshi, nico gituma natwe tubwirwa kubabarira abandi. Bwana Yesu asifiwe. Hari igihe tuzadushaka ubu nyine tugashaka nko gukoresha umwuka wera, kubera ko umuntu yasenze yavuganye n'Imana akagira none ni wowe wenyine ivugana nawe. Kubera kuko Imana yakoresheje ibitangaza ukagira none Imana ni yawe, ariko Imana ntiyitwiyanje, Imana yitwiye abantu abizeye Yesu. Cyo gituma ni Imana yabizeye Yesu, tukitwa abana b'Imana. Abizeye Yesu anabana nuwa benshi si umwe, kandi Kristo yapfiriye benshi tiyapfiriye umwe. So iyo umubonye si wowe wenyine wahuye nawe, ni benshi bahuye nawe. So hari igihe uzugira ngo urashimuta Yesu mushire muri wowe, utari kumwe nawe cyangwa utari mu ruhande rwawe, ukagira none Imana iramwanga, ukagira ngo none Imana iwe yomugira nabi, ndetse waje no guhanura mugabo kubera ko hari nk'ibintu byiza Imana yakubwiye kuri wowe, ukazo none nk'abandi we ntibafite nk'imigambi myiza. Anaco gituma nk'abantu bamwe ukazumva nk'uwatumva neza akaba yogira ngo aramuhanura uko yumva, cyangwa nimba mwanza agashaka ngo n'Imana nayiramwanga. Ubu hari ubuhanuzi buza butava ku Mana, umwuka w'amacakubiri n'inzangano, kubera ko wanga nako ukaba uhanura n'Imana nayiramwanza, ukaba wihamiriza n'abantu ko n'Imana itari kumwe nawe. Uwo ni umwuka wo kwikunda kamere muntu. Ariko ijambo ratubwira ngo Kristo ntiyaje kwica abantu, ahubwo yaje gukiza abantu. Twamamaza inkuru ikura abantu mu rupfu ibazana mu bugingo, ibakura mu bwami bw'umwijima ibazana mu bwami bw'umuco. Tushobojwe n'urukundo rw'Imana. Mugira amahoro.